reka turebe uko imperuka izaza dukurikije Bibiliya, tudakurikije ibyo twumvise umuntu yivugiye cyangwa amabwire y'abantu, ibyo abantu bavuga hirya no hino. Ese nicyo ubiziho? Ese ukuri kwabyo ni ukuhe? Ikintu cya mbere, kugira ngo wumve ukuntu imperuka izaza, niba wumva umuntu wese akubwira ubuhanuzi buvuga Isiraheli ntaho ari imwe, ubwo buhanuzi ntabwo ari ubuhanuzi bwa nyabwo, ahubwo uko bimeze Isiraheli yacitsemo ibice bibiri, ubwoko 10 bw'amajyaruguru na Yuda na Benyamini bo hepfo. Ni ukuvuga ngo umwami Salomo amaze gutanga, Isiraheli yacitsemo kabiri. Noneho kugira ngo imperuka ize bisoze ubuhanuzi busoze, nuko Isiraheli na Yuda bagomba kuzongera bakaza hamwe bakaba Isiraheli imwe. Ibyo bintu utabyumva ahantu babivuga cyangwa se ukurikije batabivuga, ibyakubwira byose ni ibinyoma. Hari Isiraheli, hari na Yuda bagomba kuza hamwe bagakora Isiraheli imwe nanone, akaba ari ko bizasoza, niko imperuka izaza. Gaturebere Yuda nuzabanza gukanguka, bariya birabura bari muri Amerika. Yes, unyumvise neza, Yuda ni bariya birabura bari muri Amerika. Uko bahajyanwe twarabyerekanye, nibo Yuda n'ikibyerekana twarabyerekanye, wongere mu video yo hasi. Noneho hakazahita hakurikiraho ubwoko bwa Isiraheli bavuga bwabuze. Ubwoko bwa Isiraheli bwabuze bwaburiye he? Bwiryamiye muri Afurika, niho bari. Uko bimeze rero, Yuda bamaze gukanguka, no muri Afurika baragenda bakanguka gahoro gahoro, bamenya ko ari bo bwoko bw'Imana. Ayo mpamvu bona isi yose nta mutekano ifite, nta mahoro, abantu bose bari kwibaza ukuntu bigiye kugenda. Ariko ababona, murabona ko Afurika iri kuzamuka, iri kuzamurwa n'iki? Ibi nyine hari abirabura bari muri Amerika n'Abanyafurika bose bari gukanguka bakaza hamwe, abo bose bari kuvuga ngo Afurika ntizakurikiraho. Ahubwo icyo batakubwira ni uko ari ubuhanuzi uri gusoza, ari Isiraheli na Yuda bagiye kuza hamwe bakongera gukora Isiraheli imwe. Tubisoma rero muri Izagenda 12:7, ariko nanone tukabisoma muri Ezekiel 37:17, Imana ibwira Ezekiel. Reka dusome turebe. Imana ibwira Ezekiel ati, izo nkoni ebyiri mu kuboko kwawe uzihuze zibe imwe. Imana yabwiye Ezekiel, ubwoko bwanjye bwaratatanye ibice bibiri, bifate mu ntoki zawe ubigire umwe. Ni gutyo Isiraheli izanga kongera kuba imwe, noneho tukongera kugira ubutwari. Ibyo ntibajya babikubwira, ariko ni ubuhanuzi bwa nyabwo. Niba nta mwigeze ubwumva, ibyo wumva byose bakubwira bindi bitandukanye bihabanye n'ibi ni ibinyoma, kuko hari Isiraheli, hari na Yuda bagomba kuza hamwe bakaba umwe nanone. Ntibyongera kuva aho basenye Isiraheli muri birongo rw'abaroma bayisenya, ntago Isiraheli yerongera kuza ngo ibe imwe. Reka turebe rero, icyo gihe kuri gutangira kugaragara ibihugu byose bizaza hamwe nk'uko byabikoze bimaze gusenya Isiraheli, bivuga bati reka tuyisenye, izina rya Isiraheli ritazongera kumvikana. No muri ibi bihe bya nyuma, nibwo Abarabu, Abazungu, Abahinde, Abashinwa bose bazaza bakajya hamwe kugira ngo barwanye ko abirabura bongera kujya hejuru mu butwari. Uko byabaye mu itangiriro niko bizaba no mu mpera. Ibyo rero birigaragaza, Imana ivuga ko yerekana ukuri umpera, ariko ihereye mu itangiriro uko byagenze. Uko byagenze muri 70 baza hamwe ngo barwanye ubwoko bw'Imana aribo birabura, n'ubu ngubu niko bizagenda. Bazaza hamwe, abo bazungu, Abashinwa, ayo mahanga yose bajye hamwe kugira ngo ubwo kuri kurwanywe kutagaragara, ariko mushobora gutsinda ubuhanuzi. Ibyo turabizi. Niyo mpamvu rero abantu benshi bibaza, nawe ushobora kwibaza uti ko numvise ubuhanuzi bavuga ngo bizagenda gutya na gutya. Ntabwo ari byo, kuko babivuze gutyo nyine kubera ko bari bafite ububasha bwo gukoresha ijambo ry'Imana uko bashatse, bakakubwira ibyo bahindura ibinyoma byose bahimbye by'ibinyoma by'uko ubuhanuzi buzagenda. Ibyo ngibyo byose bizajya ahagaragara, umuntu wese abone ko ari ibinyoma bari barahimbye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Isiraheli na Yuda ari babiri ubu ngubu batatanye, bazaza bagakora inkoni imwe nk'uko Imana yabivuze. Iyo nkoni imwe Imana ivuga ni iki? Igihugu kimwe nanone kizagira ubutware buzira iherezo, bafite Kristo nk'umwami wabo. Ibyo niko byanditse, niba nta byumva
nuko bimeze, ibindi byose ni ibinyoma. Ubwo rero tuzamenya igihugu nyacyo, kuko wibuke nibamara gusubizwa mu gihugu cyabo dufite ubutware nanone, nibwo uko igihugu kingana kizagaragara, noneho tukamenya n'aho igihugu giherereye nyacyo, kuko Israheli izaba ari igihugu kinini nk'uko Imana yavuze muri Bibiliya mu itangiriro. Noneho kandi wibuke kugira ngo igihugu cyongere guturwamo nanone n'ubwoko bw'Imana, nuko amaraso yakimenetsemo agomba guhorerwa. Bivuze ngo abari aho ngaho muri icyo gihugu bigize ubwoko bw'Imana bararye barimenye, kuko ijuru rishobora kuzababwira batazi ibyo ari byo kubera ibinyoma babeshwe. Ubu rero nibwo ubutware bushya bw'Imana buzaza, aho kugira ngo ubutware bushya bwa muntu birirwa bavuga ngo ni world order buze, ahubwo buzaba aribwo butware bushya bw'Imana, aho ijambo rizayobora iteka ryose nk'uko byanditse, Kristo atubwira umwami n'umukiza, tukaganza nk'uko ubuhanuzi nyabwo bubivuga. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.